Imana kumigisha yatanze
utagura, imigisha utagura. Iri jambo tumaze kumva ukuri rya turo dutanze riragishuje, turariguze, birahuye. Ni ukuvuga ngo aka gakiza batwigishije ikintu gusa wakontributinze ubone ubugingo n'ibyaha gusa, n'ibyaha wari ufite niyo kontribusiyo yawe. Imana iguhereza ubutumwa bwiza butogura. Uwo ni umwisha tworirimba mukadukiraho. Bwana sifi. Wibuka imigisha yose utagura, ibyo yakoze biraduta, tuzazitwaza imigisha.
hanyuma tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo umwungeri mwiza. Ari iyindi nari mfite yo kuririmba ariko turaririmba nyuma igihe Muswahili yavuze turi buze gusubira. Reka turirimbe iyi tuvuge ngo Yesu niwe mwungeri mwiza. Ngaho ducurangiraho hanyuma kano gatuti ukize ukeye. Nyuma tugatangira kuririmba. Ntabwo iyo noneho turayizi ziriya zarisha iyo turayizi tugiye mbere y'uko gitangira umuntu ukwegereye gufata ikiganza bombi kubafata ibiganza bahagaze ntahe ndeba mbere y'uko tangira ufata umuntu muri buryo n'ibumoso mwese kumeza kw'ibiro by'inyuma kumeza k'umuntu cyane wagutse gutya utari gusigaje
ufite inyota wese naza hondi udafite ifeza nawe naze ufite inyota wese naza hondi udafite ifeza nawe naze arishimwe ufite inyota wese naza hondi udafite ifeza nawe naze ufite inyota wese zamuhera ubuntu kuma kw'isoko y'amazi y'ubugingo budashira ufite inyota wese zamuhera ubuntu kuma kw'isoko y'amazi y'ubugingo budashira twumva ayo magambo ufite inyota wese zamuhera ubuntu kuma kw'isoko y'amazi y'ubugingo budashira ufite inyota wese Come on.
ry'umwami wacu Yesu Kristo kuko yatugiriye neza muvuge ngo amen. Tugiye kuvuga ngo ayandi mazina yose aribagira ari izina rya